mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Murakoze cyane. Leta nyine ishyiremo agatege abantu bagira ubukangurambaga bw'urwayi bw'umutwe ku buti ikibazo cyane, kuko niba nshobora kuza kuri kamera nkaba nagutuka nta kibazo dufitanye, bwa byose si ubusazi. Abaye mu itangazamakuru akaza kugusesa atari n'umunyamategeko, akaza gusesengura urwo rubanza, ntabwo wamwita umusesenguzi mu buryo bw'akazi, wamwita umuntu utanga ibitekerezo ku nyungu runaka, kuko mu itangazamakuru harimo icyo bita vox pop, aho ufata mikoro ukajya ku muhanda, bibiri prescride aregwa. Ikishimisha mubiri nicyo gusa guhoza ku nkeke. N'ibitegeko nshinga riteganya ko abanyarwanda bafite ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo mu nyuma ya 38, reka batanga ibitekerezo ariko wenda be kurengera, be kwinjira muri vie prive yabo ari gutanga ibitekerezo. Ahubwo RIB yagatanze amahugurwa kuri bari abanyamakuru nabo batanga ibyo bitekerezo, kuko ntabwo mbona ko igisubizo ari ugufunga. Idewe impamvu y'icyo niba ibyaha prescride yakoze, kuko n'ibyaha by'inshinjabyaha yego yabikoreye societe, ariko arafunze ari mageragere. Wivanye mu kazi ko kuvuga ngo umucamanza, wakumva ko ibyaha yakoze biri toto cyane ugereranyije na wa wundi wari ruswa, kuko ari zero tolerance kandi dasaza. Ninjemo utanze igitekerezo cyawe nuko hari vie prive ya hari vie prive ninjemo hayo winjiyemo. Rero nje nkinjira muri vie prive y'abantu babiri mvuze, naba ndengere kuko birabujijwe kuvogera ubuzima bwite bw'umuntu. Itegeko nakirebye mbona RIB ya ndabizi RIB bazara kino kiganiro kuba reka mbisabira akantu gatoya, kuba bazara kino kiganiro ntabwo ufite kuvuga ngo itegeko rizirwanirira. Ntabwo mu Rwanda ikintu gikenewe ari uko itegeko ryirwanirira, hakeneye kugorora muri make. Ariko nanone hari abasesenguzi bari urabyemera hehe ku mihanda. Ubwo se ku mihanda haba abasesenguzi? Nibyo rwose. Hanyuma umugabo witwa Jean Paul umufata gute? Nuko amubwiye ibyo ashaka amatwi yo kumva, ntabwo kuza nkavuga ibyo amatwi ashaka kumva bingira umuhanga Sandrine. Ngo twasanze atari ugendera ku cyo uvuga ko umuntu nawe atari apotre. Nakubwiye se abantu benshi, nakubwiye ngo Mutabazi yitwaga Apotre Mutabazi. Dukorana ikiganiro wari muri press conference, aravuga ngo ubu ndikabarira Maurice umunyapolitike wigenga agamiye kuri leta. Hari ijambo Apotre wumvishemo ngo inyandiko ntabwo ifite ya tegetse yiwe. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 Swatas, in your services. GASARO TV. La mahoro Sandrine, ari bimeze neza nubwo kubera ejo nagiye kwa muganga. Ntabwo nyine amenya ameze neza, ariko ahandi meze neza. Bari bayakuye. Oya, bahinduye amapare bashyiramo ayandi. Ubona uri kurya inyama. N'ibiryo bisanzwe ntabwo ndi kubirya. Uko urya ikisi urutungo ni kintu mukabera. Ni ukuvuga ngo murabona igitoki ko kiba cyoroshye, ibaze ko no kukinomba nkarya nabyo bigoye nyine, ariko nk'ejo cyaje ndizabyakemutse nta kibazo. Ndabona na dread zabaye nshyashya. Nikojeje muri salo barazikosora kugira ngo tutazajya indera. Dread ziburiye no kugindera. Hari ukuntu babona umuntu afite dread sana bakajyana umusazi. Icyo nashaka kubwira. Rero ugomba kuzikora isuku kugira ngo umuntu atagufata uko bitari, kandi hari uburyo wakabaye umukonfirma cyangwa nawe ubwo kikonfirma ukabusa neza. Mukanya nibwo ari guseka ngo abafite ibibazo bari kugindera.
byaba bihuriye hehe n'ibibazo kuba abantu bari kugendera cyane kundi njye nanjye byancanze ntabwo nabisobanukiwe byaba byancanze ni ukuvuga ngo nureba ariko nta nubwo afite ibibazo bagendera hariya hagiye abantu basa nkaho bafite ubushobozi kuko urabona muri guma mu rugo kubabyuka ugasanga nko ku muhanda hari imodoka iri gupima covid bari kureba umuntu ko arwaye kuri leta ifashe initiative igatera imodoka mu muhanda ikajya ipima hagati basanze rinde nka 3 hajyamo abantu 2 bafite ibibazo by'ubusazi uko byagenda kose rero abajyayo ni initiative kuko wari wajya kwisuzumisha uburwayi bwo mu mutwe ntabwo urajyayo bivuze ngo ushobora kujya no ugasanga urarwaye nanjye nsanga bufite bibaho cyane ushobora kujya ugasanga byo urabufite cyangwa se nyine ndabufite ni ikintu gisanzwe ngiye ndumva ari ibisanzwe sibyo se kuki utarajya kwisuzumisha nzajyayo yego ni imibare urumva wenda tuganire ni imibare isa nkaho iteye inkeke nubwo inahangaha mbona nyine ibintu bisa nkaho biteje ikibazo bitavugwaho havuga utuntu duto ariko nureba urasanga niba abantu bari hagati y'imyaka 20 na 39 ari 42% y'ibihumbi 21 byagiye kwisuzumisha indera cyangwa ikarayese aho bavura bakanita ku bafite ibibazo byo mu mutwe ni ikibazo kuko turi kubaka u Rwanda rw'ahazaza turi kwakira ku rubyiruko urwo rubyiruko nirwo rufite imibare minini cyane y'abafite ibibazo byo mu mutwe wenda tuza kureba impamvu yabyo nuko byakosoka abagejeje imyaka 40 bafite 38%, abari munsi y'imyaka 19 ni 20%, byambi 21 nakubwiye byagiye ikarayesi muri uyu mwaka 2021 na 2022 nuza kureba ibihumbi 21 urumva uko bangana bijyanye ntabwo ari ukuvuga ngo niba ubwo utarajyawe nanjye sindajya n'undi ntarajya wenda uri kutureba cyangwa uzatureba ibaze nyine ngiye mbyutse nka gikarayese kwisuzumisha mutwe nkuko njya kwivuza amenyo dushaka gusanga muri miliyoni 13 y'u Rwanda zituye u Rwanda nibura kimwe cya kabiri gifite ibibazo byo mu mutwe nicyo nashaka kubwira rero leta nyine ishyiremo agatege abantu bagira ubukangurambaga bw'urwayi bwo mu mutwe ku ikibazo cyane kuko niba nshobora kuza kuri kamera nkaba nagutuka nta kibazo dufitanye bwa byose si ubusazi urakoze cyane tutuma mubaza iki kibazo ku munsi ndumva ari wowe kwa kabiri nibwo nabonye ikiganiro aho Niba yavuze ko abasesenguzi bagiye kubahagurukira yego kiriya kiganiro cyakiriye gute nka punditi umusesenguzi ndetse benshi twemera cyangwa se sosiyete yemera ariko bisa naho ubona yuko abasesenguzi bamaze gutera inkeke cyangwa se abatanga ibitekerezo urugero ushaka kujya mu rubanza cyangwa se ukajya ahandi hantu bikaba ngombwa ko njye munyamakuru nifuza kumenya view ya punditi ni iyihe ariko ugasanga rimwe na rimwe ko abasesenguzi ngo hari aho barengera wowe bibona gute kiriya kiganiro narakibonye ndarakireba nubwo ntakirangije kuko ibyo yavugaga ntabwo nemeranya nabyo usibye ko atari itegeko ni umuyobozi ugomba kuvuga politike y'ikigo ayobora biriya bifata nko kwamamaza nyine serivisi mutanga ko ribu ni urwego rwa leta ni ikigo kigomba gukora ubukangurambaga ibyo bakora bikamenyekana rero niba dufite ikibazo cy'abantu nakubwiye 21 bifite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe indwara iza kwisonga yitwa schizophrenia cyangwa ibisazi byo mu mutwe byiruye kandi nimba ngiye mfite ikibazo wenda mu mutwe runaka cyangwa hari ibibazo nagize mu mibereho yanjye nta numva kuruka ari ukuvuga ndaza kuri kamera mvuge wambaza ibyerekeranye n'ibiterekeranye nimvuga ndaruhuka ikibazo wenda nuko ntavuga ibindimo kugira ngo nkire kuko mu kuvura buno burwayi bwo mutwe habamo kumva umuntu ukamutega amatwi akakubwira byose bimurimo ukabasha kuba mukansara rero isuhuza ibintu rero niba dufite sosiyete ifite ikibazo cyo mu mutwe kuko twamaze kubona imibare yabigaragaza kuko niba karayesi n'ibitaro bya leta kandi byita ku barwayi urabizi niyo rero bishaka kubuza itangazamakuru ngo ntimuzaganirize barafinda barabanza bakamujyana ikarayesi bakamupima bagasanga hari degire y'ubusaza afite cyangwa urwego rw'umutwe afite bakabwira ati ntimuzamuganize ntabwo ibyo avuga ari we bivamo kandi niba kuvuga ashobora kuruhuka Niba ikavuga ngo bararengera kurengera ntabwo ikibazo ari uko bazaza bagafunga umuntu uri gusesengura ikibazo nuko bareba ngo niki kiri gutuma umuntu agenda hari akavuga ibintu bidahura
hanyuma nibasanga ibintu ari kuvuga bidahura ari ukubera yuko yabaye habuzwa kuvuga aha kuri akaba ashaka kuvuga azavuga ibyo abonye kuko nta makuru afite kubyavuga ko dufite abantu hano azakavuga ku nyuma nta kintu yize. Aho ndakubaza ikintu ahanini ikiganiro cyari kibanze kuba abanyamakuru dukoresha nawe ndetse uri umunyamakuru nawe kandi ukoresha abasesenguzi ariko ugasanga turakoresha nk'umusesenguzi ngakaza akavuga ku rubanza uko rwagenze ugasanga ngo yibasiye nk'umuntu. Urugero havuzwemo Mutesi Jolly ko yaba yaribasiwe. Cyakora nyihangane ntago ngiye mbafata nk'abasesenguzi, bafata nk'abantu batanga ibitekerezo mu cyongereza bita ba opinion leader cyangwa umuntu ushaka kuza gatanga ibitekerezo ku nyuma runaka, kuko mu rubanza kuriya kuba wafata umuntu utarigeze ukora inkuru n'imwe y'urubanza utarabaye mu itangazamakuru akaza kugusisa atari n'umunyamategeko akaza gusesengura urwo rubanza, ntago wamwita umusesenguzi mu buryo bw'akazi, wamwita umuntu utanga ibitekerezo ku nyuma runaka, kuko mu itangazamakuru harimo icyo bita vox pop aho ufata mikoro ukajya ku muhanda abo muhuye bose baza ku nyuma runaka ibitekerezo voix du peuple. Bariya abantu nubwo ngiye namukoresha ntago mba mufata nk'umusesenguzi, kuko niba umuntu amaze imyaka 20 aripotinga ku manza arazumva. Ariko niba ushobora kuba sinzi niba wari kuri iki kiganiro neza, ndashaka tugendane. Ikiganiro cyavugaga ku basesenguzi na operation zigeze, ntabwo ari abasesenguzi. Nuko urumva niba ufashe titre umuntu ukamwita titre ntago bimugira uwo muntu, kuko twabonye wari supporter kana atarapoter, sibyo? Ntago kuvuga umuntu kuko mu muhamikuro cyane mugira umusesenguzi. Umuntu asesengura ibintu yabayemo cyangwa yize cyangwa afite amakuru. Niba urubanza turi kubona ibyaha bibiri prescride aregwa, ikishimisha mubiri nicyo gusa guhoza ku nkeke. Na buriya Niba yakagiye ifata abantu ikabakarasifying ikavuga ngo uyu atanga ibitekerezo, ntabwo ari umusesenguzi, kuko sinzi nimba dufite nibura umuntu muri showbiz umaze imyaka nka 15 akora ku manza, ntawe nzi, kuko ushobora kujya mu manza 3 gatombo kwa umusesenguzi hanyuma ukaza ugafata prescride niba nkubwira araregwa ibya akurikiranyweho ibyaha bibiri, nta cyaha cy'ubugambanyi kirimo. Kubera iki wafata Jolly ukavuga ngo yagambane prescride kandi mu bya prescride aregwa Jolly ari umutangabuhamya atari umugambanyi? Kunyine ntago twari twebwe tunatanga inyito yo kugambana, ibyo ni inyito itangwa n'urukiko n'umucamanza kuvuga ngo Jolly yaragambanye kandi hari n'umutangabuhamya, ntugaragaze ibimenyetso byerekana ko yagambanye. Rero uwo muntu ntabwo yagafashwe nk'umusesenguzi, yagafashwe nk'umuntu utanga ibitekerezo cyangwa umuntu uri kuvuga ibintu ko abyumva. Rero kuvuga ngo Niba cya kiganiro, niba tumaze kubona ko mu Rwanda abantu bafite ibibazo by'agahinda gakabije, depression, bakagira ibibazo byo kwigunga, bakagira iyi ndwara ya schizophrenia y'ibisazi byereye cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe bweruye, abantu nuza kubaniga cyangwa ukababwira ngo mwivuga itegeko ritabafunga cyangwa se tutabafunga, uko byagenda kose azagenda acecekire mu nzu. Ujye kubona ukuntu umuntu agiye kwa makuza ariyahuye, ujye kubona umuntu atwaye imodoka agonze ruhurura, ujye kumva umuntu yimanitse, cyangwa umuntu yanyweye inzoga arasinze ayishwe na overdose kuko yabujije gusohora ibimuri mu kindi. N'ibitegeko nshinga riteganya ko abanyarwanda bafite ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo mu nyuma ya 38, reka batanga ibitekerezo ariko wenda be kurengera, be kwinjira muri vie prive yabo bari gutanga ibitekerezo. Ahubwo Niba yagatanze amahugurwa kuri bari abanyamakuru nabo batanga ibyo bitekerezo, kuko ntabwo mbona ko igisubizo ari ugufunga. Ntabwo igihe cyose kuba umunyamakuru aje akavuga kuri Sandrina bivuga ngo Niba yaje funga umunyamakuru, ashobora no kuba atazi ibyo ari kuvuga, hanyuma ko ari ubivuga akakubwira uti ngiye mfite n'ibimenyetso. Urugero rumwe wambwiye ngo impamvu ugiye kukubaza iki kibazo ni iyi punditi, kandi nzi neza ko uwo munyamakuru nawe bamukoresheje ikiganiro ari we Jean Paul. Jean Paul niba akubwira ngo njyewe ndabihamya akavuga ku muntu runaka, ezo ushingiye ku cyo uti njyewe Niba mpamagara nzitaba n'ibimenyetso ndabifite, ni gute njyewe nzamubwira ngo oya ndagwakanyije umusesenguzi kandi njyewe nujye guhamagarwa na Niba? Reka nkubaza akantu uretse gato mazidangiza, uzahamagarwa ubazwe ibimenyetso ntawe ubyerekane cyangwa se nka pundi tubyerekane umusesenguzi ngombaza. Ariko urabizi neza ko mu kazi k'itangazamakuru habamo icyo bita kutavogera ubuzima bwihariye bw'umuntu. Urabizi ko biri mbibamo kuvuga ngo ndabivuga Niba nishaka izampamagare. Turimo tugana ku kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ni ukuvuga ngo kumva wowe ubwawe kuzarinda kuvuga ibintu ukahamagarwa
sinzi nimba wumva degree y'ibi nta ahantu biba bigeze mu mitekerereze y'umuntu. Hanyuma nawe mu kiganiro twakoze ubushize ko ari wavuze ngo Niba izahamagara uyu muhungu, we ni guhamagara uzitaba ngo hari ntago numvise aho ngaho kwisugira ubwoba se umuntu ngo hari ikiganiro yanajyana numve neza twagiye bishize aravuze ngo uyu musore ndumva afite amakuru menshi ngo Niba izamuhamagara. Ni comment banditsemo ni ukuvuga wari watanze ibitekerezo uri kuvuga ngo ni gute ko Prince Kid ngo akurikirana iyo kiriya cyaha ngakaba afungiye mageragere ngo mu gihe hari abari amamiliyoni ngo bafungiye mu ngo zabo nuko wavuze hanyuma umuntu aragisha arandika umusore afite amakuru menshi Niba izamuhamagara igirayo yimubaza. umva impamvu yabyo wenda musubize niba zari bakino kiganiro niba ari ibiganiro jewe urumva hirya y'ibyo ndi umunyamakuru nyine wize itangazamakuru kandi turi muri societe ifite tolerance. Icyaha cya ruswa n'icyaha kidasaza. Prince Kid byakurikiranyweho ni ibyaha bikatirwa imyaka 2-4 n'ihazabu y'ibihumbi 100 bitenze miliyoni 2. Ibyaha uwo nakubwiraga akurikiranyweho ni ibyaha bya ruswa kandi uzi ko u Rwanda rutorera ari zero tolerance kuri ruswa mu Rwanda. Nari ndimo nkwereka ngo by the way impamvu y'icyo niba ibyaha Prince Kid yakoze kuko n'ibyaha by'inshinjabyaha yego yabikoreye societe ariko arafunze ari mageragere wivanye mu kazi ko kuvuga ngo umucamanza wakumva ko ibyaha yakoze biri toto cyane ugereranyije na wa wundi wari ruswa kuko ari zero tolerance kandi dasaza. Sibyo impamvu migusubiriremo ukagenda ugafata uwo Prince Kid ufunze imageragere ntabwo yari umutungo w'abanyarwanda sibyo kuko ibyaha yakoze ni ibyaha by'inshinjacyaha ntabwo yari umutungo w'abanyarwanda nta nubwo yanyereje umutungo ntiyanibye. Hari abandi nkuko nabikubwiraga yaba Minister Isaac Munyakazi wahawe igihano gisubitse akaba ari we mu rugo yari yafashe amafaranga y'ikigo cyamuhaye kugira ngo agishyire ku mwanya tutari bugarukeho. Ayo ni amafaranga uramufasha umufungiwe mu rugo kubera ko afite ubudahangarwa kandi kuko amategeko arabiteganya. Ngiye kuvuga biriya nakwerekaga logique ivuga ngo hari abantu bajyanwa muri gereza batakabaye bajyayo hakagira abandi amategeko arengera kubera ubudahangarwa kandi kuko biranditse mu itegeko nshinga state minister afite ubudahangarwa. Ariko ngiye hano ndo umunyarwanda kandi ndo umunyamakuru kwereka fact niba dufite ubucucike bw'124% buretse tukadufite ibihumbi 68 muri gereza 12 zo mu Rwanda. Kufata rero umuntu nka Prince Kid ukurikiranywe biriya byaha bishobora no kuzarangira ibimenyetso bibuze by the way akaba yagirwa umwere cyangwa akaba yanakatirwa yego nawe byoroshye cyane ko habaho kumuca amande akaba yatanga ihazabu cyangwa akora igihano gisubitse nawe cyangwa asagaba yakora imirimo nsimburagifungo kuko ntabwo ibyaha yakoze birimo urugero rw'icyaha kiremereye cyane. Nicyo nashaka kukumvisha ndatekereza nsubije uwo muntu wabaje icyo cyo mufite amakuru bizamamagara kandi by the way byaranatangiye mageragere gutangira uburyo bwo kumvikanisha abantu bakoze ibyaha bakaba batafungwa mu gihe ngewe niba nakoshereje cyangwa nakora icyaha tukemeranya ko ngomba kuba natanga niba ari hazabu cyangwa wowe ukaba wambabarira se tujye muri gereza kugira ngo bagabanye ubucucike. Nicyo nashaka kukumvisha kuko Sandrine nakwereka urugero niba Prince Kid afunze hari n'abandi bafunze batari bakoze ibyaha bisa nkaho byoroshye cyane bakabaye bari gusavinga igihugu mu bundi buryo bakaba baratanze amahazabu. Nicyo nashaka kukwereka. Yego nyine icyo ngicyo nacyo ushobora kukivuga erega ugahamagarwa hateze nimba warabivuze umunyamakuru kandi nakwereka fact nkubwira fact werekana rero nicyo nakubwiraga njyewe nekereza ko sibyo hari abarengera nibyo pe ariko nekereza ko nibyo nakubwiraga urabnisubije niba umunyamakuru afite fact ntabwo uzamubwira ngo wivuga kuri kanaka kandi arimenyetso afite. Ntabwo namubwiye ngo ntamuvuge ntabwo kwinjira muri privacy y'umuntu hari vie privé y'abantu babinjiyemo utanze igitekerezo cyawe nuko hari vie privé ninjemo hayo winjiyemo rero nje nkinjira muri vie privé y'abantu babiri mvuze naba ndengere kuko birabujijwe kuvogera ubuzima bwite bw'umuntu. Mu ngingo ya 14 arimo aravuga kuri Mutesi Jolly ntabwo namuvugaho ngaragaza ubuzima bwa privé bwiwe oya nsubiza
ndi kuvuga muri rubanza nakwerekana uruhare rwe mu rubanza n'ibiganiro nakoze niko nabyerekana nabyo rero abo ngabo basesenguzi baba berekana ahubwo wamugani njyewe icyo ariko ntabwo nigeze nyita mutesi joro munyacyaha icyo numva nicyo nashaka kumva biratandukanye cyane kwerekana uruhande rw'umuntu mu rubanza bitandukanye no kumwita umunyacyaha cyangwa afata inyito y'ukuvuga ngo n'umugambanyi biratandukanye cyane icyo nashaka kumvisha kuko nzi neza agaciro ko gufata umuntu nka muri munyacyaha ntabwo rega ninjye ugira umuntu munyacyaha ni urukiko ni umucamanza ntabwo ari njye ushinja umuntu ariko kukwereka uruhare rw'umuntu mu kintu nkakwereka impamvu arimo biroroshye cyane sinzi nimba wenda uri kunyumva Niba ibyo yavugaga no gufata umuntu kuri byo urabona ko bari baramugize ngo umugambanyi biriya Niba ivuga ndabyumva ariko nanone turi muri societe abantu bafite inyota yo kuvuga kugira baruke mu mutwe kuko barananiwe abandi bafite ibibazo bya depression uyu n'umwaka wa 2028 tuvuye muri jenoside yakorewe abatutsi hari ibyo bita long term consequences za genocide turimo turabaho mu ngaruka z'igihe kirekire za jenoside yakorewe abatutsi twavuyemo 94 rero izo ngaruka depression irimo agahinda gakabije anxiety cyangwa se anxiety irimo suicide kwiyahura na stress icyo bita post traumatic stress disorder ibyo byose turi kurwana nabyo na mateka twavuyemo yaba 5 9 7 3 94 jenoside 96 98 intambara y'abacengezi mu 2000 yanzara dore kuvuga 19 nayiraje wibaza imyaka 20 ingaruka zizaza kubera kuvuga 19 niraguma mu rugo rero izi ngaruka ubona turimo umuntu aza kuri kamera akavuga ubwabo ukakwica ahubwo ati Niba nishaka izampamagare nta twakarebye biri guterwa n'iki si byose mu kuvura ibikomeye mu gihe kizaza kirekire ntabwo ikibazo ari ugufunga ndabyumva Niba n'ubushinjacyaha bagenzi ibimenyetso bagafunga umuntu ariko ntabwo baba bakoseye ikibazo umuntu afite si byose Sandrine nicyo ngene kukubwira kuko kira kiganiro nakirebye mbona Niba ndabizi Niba bazara kino kiganiro kuba reka mbisabira akantu gatoya kuba bazara kino kiganiro ntabwo bufite kandi nimo ndakubwira ibintu byatanga igisubizo cy'ahara kirambye ko nta muntu ngende bwinjire mu buzima bwe nkaba ntari bwinjire no guhanganisha inzego za leta Niba ndabizi ko igira amafaranga ikagira ingengo y'imari nifata abanyamakuru bo kuri social media bo kuri za YouTube abibona bateye inkeke ibicaza ahantu bahugure bashake abantu bazi iby'imanza na reporting z'imanza babaha amahugurwa ejo batazavuga n'ibintu byabangamira iperereza mu gihe urubanza rutararangira nicyo nayisaba kuko ndabizi neza ko izature ireba ikiganiro kw'iki kiganiro naho kuvuga ngo itegeko rizirwanirira ntabwo mu Rwanda ikintu gikenewe ari uko itegeko ryirwanirira hakeneye kugorora umuntu ukamwigisha hanyuma akaba umuturage usavinga abanyarwanda kuko bafite runini cyane basesenguzi bavugaga nubwo nta bitagiye abasesenguzi kuko umuntu asesengura ibintu yabayemo cyangwa azi ntabwo kujya mu manza girwe kujya umusesenguzi Niba ifata abantu bahugura amahugurwa bavuye ngo urubanza hari ibyo kuvuga n'ibyo kutavuga ku rubanza hari ibyo kuvuga ku nkuru mu gihe Sandrine byagenze gutya nibyo ntavuga kubera ko habaho umupaka nubwo nafite channel irebwa kajana hari ibyo mba ntemerewe kuvuga kubera ko amategeko abihanira cyangwa byabangamira iperereza cyangwa se byanamfungisha ntabwo icyambere uvuga ngo uyavuze iki pa muri gereza ho ya amaherezo se yaba yayo kanze igisubizo kabisa kiza kandi n'umuturambye muri make ariko nanone hari abasesenguzi bari urabyemera hehe ku mihanda ubwo se ku mihanda haba abasesenguzi Sandrine ni imihanda turiho ya YouTube uzi gutandukanya umuntu utanga ibitekerezo n'umusesenguzi oya ndavuga urugero umuntu bitafata ku mafoto umufata gute umufata nk'umuntu waba ari nkuru neza nk'umuntu utanga ibitekerezo urumva niba umuntu ashobora kukubwira ngo aravuga ikintu adahari agakereye ikintu njye mufata nk'umunyamakuru w'entertainer mwiza kuko nimba umuntu ashobora gukereye ikintu akakivuga abantu bakishima bakaryoherwa ni entertainer mwiza ariko niba umuntu yaza akavuga ikintu cyamushyira mu kaga cyangwa se cyahombya uwo ari kuvuga mu gusesengura nyine habamo na critical thinking kandi ubundi analyst n'umuntu akunda gutinze analysis umusesenguzi yakabunda umushakashatsi kandi ntakubeshye itangazamakuru dukora no wabwira abo ngabo uvuga ngo bakore paper 5 ku ngingo runaka ntabwo babibasha kuko ntabwo bazi methodology zo gushaka amakuru rero kuza nkagufata nkavuga ngo pa
operation runaka ahangaha sibyo waba ari umunyamakuru mwiza entertainer mwiza ariko ntago ari umwanaliste mwiza kuko ntago yakonductinze data nicyo nashaka gusubiza de warumbaje kuri imihanda hari abasenguzi hari aba entertainer beza cyane hari abatanga ibitekerezo beza ariko ntago nzi niba dufite abanyamakuru bashobora gusesengura neza showbiz agatanga umurongo w'ikintu cyangwa se kagagaza ubuse ko dusesengura ibintu by'imanza wari wabona uzaka kwereka ati nyamara nubwo yafunzwe dore ntiyakaba yafungwa cyangwa yarafunzwe aratakaza ibingibi leta yakamuhaye disi z'akababaro hanyuma agendere mu gitabo cy'amategeko niba dufite iryo tegeko ntarihari ariko hari ibihugu byateye imbere umuntu afungwa amezi 7 nimba ari ndimbati yavamo hakaba ibigega bakamuha amafaranga y'ibyo yinjizaga agatunga umuryango ntabihari ntago ari ngombwa kwinjira mu bintu cyane ariko umusesenguzi yakinjiyemo muri deep agaragaza icyo agaragaza n'igisubizo nyamara abo bose uvuga uzasanga kuri kamera kugaragariza uko ibintu byagenze babyita kubara inkuru ntagakwereka ikibazo anakwereka igisubizo kandi ntekiza ko leta ibikeneye umuntu ugaragaza ikibazo n'igisubizo sibyo nibyo rwose hanyuma umugabo witwa Jean Paul umufata gute Jean Paul mufata nk'umuntu ushobora kuba yabona amakuru yo mu nkiko n'ay'abandi batabonye yego akabasha kuba yayavuga ariko nubwo abura wenda akantu ko kumenya uburyo hari ibyo yavuga n'ibyo atavuga kuko urabona mu itangazamakuru habaho umurongo umuntu atarenga kugeza ubwo rero wumva ko ushobora kuba uri hejuru y'ibintu runaka hari igihe uba warengereye cyane ariko ntabwo namurenganya kuko ni umunyamakuru ubikora kubera babyita do something by experience ntabwo yabyize nta mahugurwa ahambaye yayibonyemo ahora mu nkiko cyane ariko urumva akeneye amahugurwa noneho kumenya ngo genda mwemera nk'umuntu ubona amakuru ahambaye mu nkiko ahubwo ikibura nawe no kuvuga ngo Niba n'ishyaka izamamagare kuko nta muntu uhangana n'urwego rwa leta rwashyizweho n'itegeko rya leta ntabwo bibaho kuko Niba ishobora guhamagara iyo bikabikubitsa umuryango wawe uri guhomba ariko ibyo yavuze ntabwo byakurengera rero urumva habura amako kantu ko kumenya ngo ese nimba mfite amakuru ya naya ndagarukira he andi nyavuge kuri off regara amakuru umuntu abazi avuga nta kamera afite kuko bino bintu tuvuga kuri kamera bari data inzego zibyifashisha mu kandi kazi ariko no umunyamakuru nyine ushobora kuba yabasha kubona ibihambaye nubwo byose arimo kubivuga kuri kamera hanyuma jihadi impamvu ndi kukubazaho buri wese nuko tuzi cyangwa se societe ari bifata nk'abasesenguzi kugeza kuri uyu munsi societe ntago ari kwibafata wivuga societe zishatse kuvuga iki nyine donc abadukurikira muri rusange cyangwa se abantu bagenda bakurikira ama YouTube agiye atandukanye kuko ujya usoma comment ugasanga sha rwose uri umusesenguzi mwiza uyu mungu asesengura neza ibintu nk'ibyo nyine ko abantu badukurikira atari bagenda se umusesenguzi mwiza ubwo bizagenda gute nanjye nsubize urumva niyo mpamvu nawe navuze abo abantu wowe bavuze criteria ziranga umusesenguzi sibyo bishoboke ko wenda we uri mukuri kwawe ku ruhande rwawe rw'uko wareba umuntu ukavuga ngo nkurikije criteria z'umusesenguzi uyu siwe oya ntabwo nari mukubwira nkanjye ku giti cyane ndimo ndabikubwira nk'umuntu wize itangazamakuru hirya y'ibyo itangazamakuru nize twanditse n'ibitabo nyine ibitabo habamo uburyo bwo conductinga data hakaba n'uburyo bwo kumenya uburyo presentinga data hanyuma nk'igihe maze wenda nkora ibyo tangazamakuru hari umuntu ushobora gukora ikintu runaka akazajya yiyambazwa mu kuvuga ikintu runaka hakaba umu opinionist itangazamakuru igiramo ibyiciro hari abantu baba ari abantu batanga ibitekerezo ntabwo uransubiza kuri jihadi nagira ngo mbanze ngusubize byo kuvuga ngo abantu tubwira bafatuye reka bafate abantu ko bakabafasha kuko ntago ngiye guhindura ngo wifate umuntu gutya na amakosa abo dusavinga reka bo ubwo baduclassifying ariko hari ukuri kuri academic kandi hano nubwo ndi umunyamakuru utajya kuvuga ibintu nk'uwo muntu wo ku muhanda cyangwa nk'abo ngabo dusavinga kuko none suzi ko umuntu ashobora kubwira ngo uyu muntu ni umuhanga ni umunyamakuru w'umuhanga uwamubaza icyo agenda akakibura ahubwo nuko amubwiye ibyo ashaka amatwi yo kumva ntabwo kuza nkavuga ibyo amatwi ashaka kumva bingira umuhanga Sandrine si byo se ndabyemera kubera ko hari ibyo societe hari structure z'itangazamakuru hakabana social media ntabwo igira structure umuntu wese araza akavuga ko nta muyobozi igira abo dusavinga ntabwo bavuga ngo Sandrine ni umunyamakuru mubi
none se wahita uba mubi kubera ko abantu babanditse ngo nta kigenda cyawe hoya nubabwira ibyo amatwi bashaka kumva bazakwaprezinga bagusingize nuba disovuka babwira ibyo batashaka kumva batana uradutengushye ariko ubundi nomari umuntu asesengura ibintu wani yabayemo yakozemo yashatse amakuru ahagije cyangwa afite experience muri make jihad nayo ni abari nkuru neza niko ushatse kuvuga jihad jihad no entertainer mwiza best entertainer kuko nimba umuntu ashobora nanamusuze ni inshuti yanjye shaponderansekeje rwose ataha mbese ko jihad isura ari ikivuga birakurenze social media gaza rwose ikiganiro cye navuga ngo kiba gishyushye erega kubera ko ubundi Sandri wigeze ubaho umunyamakuru wenda mu bitangazamakuru bifite aba chief editor ndabizi buriya kuza gutanga inkuru uretse ko nanjye mfite chief editor ufite chief editor ubundi ibitangazamakuru byo bita mainstream media amaradiyo amateleviziyo bitangazamakuru byandika habaho umuntu azana inkuru umuyobozi w'akayemera cyangwa akayanga akabanza kareba ibirimo akayitinga akagira ibyo asiba cyangwa akagira ibyo yongeramo noneho n'uburyo bwo kuripotinga inkuru kuri tuba tuvuye mu nkiko uraza kuri script ukayihereza umuchief editor wawe akanyuzamo amaso ukagenda ukayisoma igatambuka noneho urabona social media kubera ko social media turi muri digital era isi ikoranabuhanga aho social media nta muyobozi zigira nta n'uburyo bwo gutanga umurongo ngo bikorwa ntago bibaho utumva wenda nkubwira gutyo ukagira ngo hari icyo leta yahindura ku buryo YouTube zikora ntacyo kuko YouTube nta muyobozi igira ushatse kuhindura imikorere hazi rundi rubuga rugakora kurusha rwa rundi rero gufata jihad ntago byakabaye byiza umumbaje ngo akora akazi ke gute kuko he's not a journalist no entertainer ugomba kuza entertaining abantu mu buryo bwe kandi bakaruhuka ariko he's not a journalist kuko mu Rwanda umunyamakuru afite iketa ya RMC afite iketa itangazamakuru akorera ya RMC ntago ya RMC yo wapfa kwikura udafite barabiza ababizi nta nyine he's not a journalist by yaba professional yaba training he's not a journalist he's an entertainer mwiza social media rero abayiriho mwakafashe nk'aba entertainer bafasha abantu kuruhuka ntimubafate nyine nk'abanyamakuru they are not journalists nacyo kintu abantu wenda bakunda kuba bakibandaho cyane kuko ntabwo waba umunyamakuru nyine hari ibisabwa hano yoreka abantu batwike the entertainers dukeneye na benshi cyane yaba twageraga nk'abantu benshi kuko bano bantu bafite agenaga kabije bakina abantu nyine nk'aba jihad baruhura kuko nimba umuntu aza akagusetsa wakishetse ukajya kuraba kibonke nawe bamenya akagusetsa kuri kureba ikiganiro cye uwo muntu wamunganya ikiza ntacyo wamunganya turabakina benshi cyane hanyuma ku munsi w'ejo nibwo nabwo inkuru yasohotse nabonye abanyamakuru benshi kuri YouTube zitandukanye nizo ntibuka bavuga ko SCOVIA yafunzwe wowe kira kino gifashe gute pundi cyane ko ni n'inshuti yawe kanze mwe kigiye twavugana hano hari saa 7 n'iminota ingahe ntibabifilime nago filma sana ariko ureba isaha gusa hari sangahe hari saa 7 makumyabiri zuno munsi no kuvuga nkuko nabikubwiye warumbajije ngo nabifashe gute uzi kugira ngo umuntu atangaze ko yafunzwe ni Niba bitangaza urwego rufite ubasha mu Rwanda rwo gutangaza ko pundi tatari mu maboko ye ni Niba usibye umuryango wanjye cyangwa umuntu wafi wanjye nabwira ati ndagiye rero mu gihe Niba itatangaje ko mama w'urugasabo cyangwa se SCOVIA atari mu maboko ataraye nushaka uvuge ko yibarutse jewe nta kintu ntago mbifata nk'amakuru kubera ko mu bwoko bw'amakuru hama icyo bita rumazi cya gossip kuvuga ngo ibintu biravugwa biso what si biravugwa nande nyine biravugwa nyine ungewe uko nshaka kubwira ikintu bavuga ngo biravugwa kandi ari nge kivuyemo mu rwego rwo kwirinda ko nzayibazwa kubera ko mu mategeko iyo wavuze ibintu uvuga ngo biravugwa nta muntu kubaza kare wabivuze
nta nubwo bakubaza kugaragaza suruse ntabwo bibareba kuko kugaragaza ko ibintu ntabwo ari ngombwa. Rero ntabwo irankuru nayifashe nkaho kuko agenda nari mbizi turanaganira nari twagiye mu kurya ubuzima muri vacances ari hanze nari mbizi ko kurumva turaganira cyane. Ndabizi niyo mpamvu mbikubashijeho. Hanyuma hari n'abandi nabonye bandika commenting Imana ishimwe ngahisa ahunga ngo bataramufunga babihuza nuko Ribe yatanze navuga yatanze impuguro kuri twese nta muntu yamentioninze runaka ariko bahita bibuza ngo nuko SCOVIA yahunze Ribe. Hanyuma nanagusubiza ikibazo wari wambajije cy'abantu bose wambazaga nabo bantu wabonye babitangaza uri umunyamakuru koko ni umunyamakuru utari umuntu w'umutwitsi cyangwa utari umu YouTuber cyangwa utari entertainer mwiza ntago wavuga ngo SCOVIA arafunze uramufata telefone ukamuhamagara cyangwa ukaza umuntu wa hafi yiwe. By the way anayipostinga yabakutse ati nayo hose aha ari mu ndege nagira nkumvishe nyine n'umunyamakuru icyari cyangwa ngo kuri okese nyuma none yavuga ngo yahunze kubera Ribe. Oya ntago ari byo bivuze. Nari ndimo gusubiza kuri kubyo twayereye yose. Urabashije. Urumva nawe umutego ushaka kunamura ngo uravuze Pundi twese ko tuziranye wacureka. Urumva ko uri sumugara ngo nyuma ngo uravuze ngo yafunzwe. Uze nkurikije comment mu bivugwa nyine cyose mu byanditswe biravugwa baye ari wo bivuga kare utazaneza ukabyara we utazaneza abakunzi bayi nagira ngo mwumvishe kuri kubera ko YouTube ntabwo ese comment we nasisomye nabonye urumva mba kuri social media amasaha 20-28 narabonye n'aka video ka SCOVIA yifata basuza ati nimwe mufunze ngese ko meze neza aka video rakabonye. Ntago bira ibintu ubona abantu bandika cyangwa kuri social media ega kubera ko nakubwiye ko abantu bafite pressure abandi bakagira agenda gakabije abandi bashaka kwamamara ntacyo bakoze umuntu arabyuka gatangaza ibintu kugira ngo rubanda bamuha attention ariko hari n'igihe umuntu ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe kubera ko afite cyane avugiraho aka expressing uburwayi bwe ntimubimenye kubera ko ntago wavuga ngo umunyamakuru yahunze yagiye kurya ubuzima ubwo se wakoze iyihe nkuru uba ufite ikibazo mu mutwe cya trauma babyita post trauma stress disorder uko expressing muri social media ngiye ntago njya menya kuvuga ngo mbonye abantu bavuze ibimite mbifata oya bavuze ngo wenda sandina byagenda gutya ntago wama kuri telefone cyangwa bazuri hafi yawe cyangwa naza mu rugo nkareba ariko ntago nahita ngo ni ngo twika kare ni ishusho nyine kukereka abantu bari kuri social media amahindi yabo abo rero nibugaruka ukavuga ngo nabasesenguza sibyo ese ubwo umuntu watangaje iyo nkuru ejo n'umutunga mikoro avuye mu rubanza yishakira views n'umuntu uzesengura urumva nabihuriza Pundi ejo najya mu rubanza uzamutunga mikoro mubaze kubanza rwagenza gusesengurira kubera icyo isumva ko ruko nzabigenza ndimo ndakubaza uri kumbaza ngo uzamutunga mikoro umubaze uko urubanza rwagenze kuko uri gusa n'ubikonfirma wapi ndimo ndakubaza iyo babashije rero bashyira akabazo ntabwo bakonfirma hari ikibazo umuntu abaza cya filmation sinjye akabazo uvuga gukomeza oya uravuze ubwo no uzamutunga mikoro ngo umusesenguzi si nari mubajije muhuye ntago akagiye cyavuga ngo umusesenguzi kandi je icyambere cyo wabitangaje kuri iyo YouTube sibyo urumva Pundi ndimo ndakumva nukuvuga we afite uko yabitangaje afite nicyo yashakaga kandi yarakibonye buretse gato kuri nge simufata nk'umusesenguzi kuko niba wa mugani yaratangaje ati SCOVIA yarafunzwe nta source y'amakuru yari afite yo kuvuga ngo amakuru nyakuye ku buryo nababaza ngo ese gutangaje iyi nkuru wayakuye byibuza bikubwira sibyo cyangwa kuvuga uti Pundi tarwaye amenyo ararembye sibyo umuntu akaba yambaza ati sabikuye kuko nzi ko nge nawe twavuganye icyo tuganira ha namubwira uti we yabinyibwiriye bitandukanye rero n'umuntu byuka akikorera inkuru tuyiraho yo gutwika cyose yo kubona views yazamura channel ye kugira ngo sibyo faranga yinjire rero abo bantu babiri ngenda batandukanye wowe se kubwaho umusesenguzi umva umuntu meze gute ari umuntu ufite criteria za zose watubwiye izihe izo watubwiye unezo nzisubiremo ntawe wabuze uti nge narabyize nge ntago ndi umusesenguzi sibyo uti nge narabyize n'izitangazamakuru nzi amakosa umuntu yakora akayahanirwa nzi ibyo nakirinda nzi gutyo na gutyo ati kandi hari urubanza ujyamo sibyo bikaba byasaba yuko ari criteria zimwe na zimwe ugendera ku buryo niyo wanahamagara ushobora kwerekana ibimenyetso
Ngiye ntabwo ndi umusesenguzi ariko yego ngiye ndi umunyamakuru ubwo rero usanzwe nuko bimeze sibyo ubwo rero ahubwo punditi icyo yabasha kutwumvisha nuko nta basesenguzi dufite nicyo jewe ndaguye ntago ari byo ukuvuga reka ngusubize wa mugani byatumye hari abahita bamenya ukuri rubanda duha amakuru cyangwa tuganiriza reka baba badushyira mu byiciro bite nuko twabiyeretse ariko ntago ari ngiye ugena ngo ntabwo dufite abasesenguzi atazagira nyine umuntu yumva nabi niba hari umuntu uzi akaba akubwira ko ari umusesenguzi mwiza komeza umufate nk'umusesenguzi mwiza ntago urabizi ko ibintu bya social media ko nta muyobozi bigira nta mategeko nta mabwiriza usibye wowe ubwawe kwicara ugasoma ukamenya ngo ibi ngibi ntabwo bivugwa n'ibindi biravugwa niba uzi neza ko hari abantu nk'abasesenguzi beza ni ukuri ko Imana tutazavuga ikibazo sibyo cyo barakurega nawe ya sha nta bintu navuze birimo icyaha hano kuko nzerema z'icyaha yego ntabyo navuze birimo icyaha ngaha kundega se yandega ko nakoze iki kuko hari haba element z'icyaha hari ikintu bavuze ngo nk'abitwa ba apotre ngo twasanze atari ugendera ku cyo uvuga ko umuntu nawe atari apotre nakubwiye se abantu benshi nakubwiye ngo Mutabazi yitwaga Apotre Mutabazi dukorana ikiganiro wari muri press conference aravuga ngo ubu ndikabarira Maurice umunyapolitike wigenga agamiye kuri leta hari ijambo Apotre wumvishemo ngo inyandiko ntabwo ifite ya text yiwe ntabwo mvuga ibintu bya rusange ndakubwira hanyuma buretse nkubaze aho ngaho tuvuye kuri SCOVIA Mutabazi nzi ko ari inshuti yawe mubwirwa n'iki sinibyibuka neza hari mugerageje n'abarafinda ngo bibona gute ngo Mutabazi ni nk'abarafinda wowe bari abantu ubahuza gute ubibona gute nkawe punditi uwo muntu wamujyanye na barafinda ninde ntago mwibuka aha ni umuntu se waba wenda hari ikintu afite cyangwa akora gifatika muri societe ni umuntu nawe nyine bamubashijeho ni ndumva ni umusese nawe ni witwa Karusesenguzi ninde nyine se wamuganirije umuntu jewe Sandrine Wizeye ego ndaregana nundi muntu wamukoresha nabibonye ahubwo niba ari iwanyu siranayibuka ariko ni ukuri kw'Imana none si ubwo ngusubije urumva barafinda ntago ribu igeze gutangaza ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe urabyibuka yego ndabyibuka bamujyanye karetse bakamupima none hari ubwo ribu yari yasohora statement yerekana ko kabarira Maurice Mutabazi afite ikibazo cyo mu mutwe ntago ngenda babibona none si ubwo muntu n'umusesenguzi wabivuze nuko benshi mu bivugo bamubwiye ese Mutabazi wazagiye indera kushaka no gusanga ufite cya kibazo cyangwa se nkuko wambwiye uti nawe uzagiye dushobora no gusanga ugifite bijye byose hari ibimenyetso bigenderwaho abantu babona yuko ufite nyine navuga wa mugani stress muri wowe reka nkoresha iryo jambo je sinde gukoresha ubusasi ariko hari inzego ziprovinga ko umuntu afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe Karayesu wagiyeyo wago cyangwa cyo kwa muganga Libya nayo ikabitangaza kanabuza ngo hari itangazo bari babona Libya ivuga ngo ntimukajye muri ikiganiro Mutabazi se ko afite ikibazo cyo mu mutwe ndagira nkumvishe nyine reality yabo mufite muhita basesenguza niba nshobora kuza nkafata kabarira Maurice nkamujyanye na barafinda twamaze kubona ko inzego za leta zatugaragarije ikibazo cy'urwayi afite bakanatuza kumuganiriza n'undi muntu uhamagaza ibitangazamakuru birenga 30 akabiganiriza rimwe kabiri gatatu ntabwo nzi impamvu uwo muntu wakamumbazaho kuko ntabwo nk'uwo muntu ntabwo ibintu abantu bavuga kuri social media murabanza ukareba umuntu uvuga afite ubuhe bumenyi ku byo ari kuvuga rero kubera ko naguye ko abantu bafite ikibazo cyo gushaka gusohora agahinda kabarimo kugira ngo bakire ibikomere bafite ntabwo ngiye wakambaza ku byo bintu ufite ikibazo cy'agahinda gakabije ari gushaka kuza akasohora ibintu bimurimo kugira ngo aruhuke kuko muri depression habamo ko umuntu aruhuri asohora ibintu bimurimo kugira ngo aruhuke ufashe umuntu ufite ibyangombwa byo kwa muganga muri yaje n'undi ugikora akazi sibyo guhamagara abanyamakuru enga 30 ribu ntago iratuza kuganiza na Mutabazi wari uhari Mutabazi mwana mubaje ngo kuko ngo icyo nkuko warumbaje ntago ukuntu yagusubije harya dusubije ngo kiranga cyo kimojisha ntago byemeye kuvogera ubuzima bwite bw'umuntu ingingo ya 11 mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuye muri 2015 rero ntago giye wambaza ku muntu nk'uwo ngo uvuga ngo umusesenguzi kandi akavuga ibintu bidafite fact imibare n'ibimenyetso ntago ari byiza kuvuga ibintu bidafite fact kumbaza ngo umuntu afite uburwayi bwo mutwe ntago ari ngiye uprovinga ko umuntu arwaye mu mutwe ni bitaro
ni umudogiteri uri specialize na ribi tugaragariza ngo uyu please nimumuhe mikoro neza ubwo ngende n'uvuga ngo umuntu arwaye mu mutwe ndabaza sinavuga ngo bivuge ko arwaye mu mutwe nje ntago Sandrine ibintu byo kuri social media kubera ko urumva nimba umuntu umuhaye mikoro akakubwira ibitekerezo ku kintu atazi nta kindi yavuga nyine akubwira ibimurimo wabo mutunga mikoro bose ntago bafite amakuru ku byo bavuga vuga abo dutunga ko naho aribo zitunga amaherezo ngiye nzabireka ibi ngibi bimaze kurenga ntago nshaka kuzasaza nicuza ibyo nakoze nyine mutoya rahira nazasaza n'agahinda nyine kuba nazana umuntu akavuga ibintu atazi kugira ngo ducuruze iki surinda umuzana akavuga ibyo atazi turi muri business rero nta makosa kuba uzana umuntu uzi ko agiye kuvuga ibyo atazi ukamuzana ukamwemerera akavuga kandi hari benshi bafite icyo bazi ku ibyo ushaka kumubaza ariko si njye uhindukira nkareba cya kiganiro ntabwo ari guhindukira ngo nkirebe abakiriya niba bamukeneye uramubaha sibyo nagaribyo kuzana umuntu uzi neza ko ibyo agiye kuvuga ari amahombo icyo bita kwibaraguzwa ntabwo ubizi ubuzana bibaraguzwa umuntu aje akibaraguza akarebwa uzarekere gutumiza abantu bibaraguza kandi ari bo rubanda bakeneye uravuze ngo abantu bashaka abantu bigira bimara tundi tugana ku musozo abantu bagiye muri The Diamond Smile bagiye kwivuza tugana ku musozo reka wibarize iki kibazo hari ijambo njye nabyumvishemo ibintu bibiri ndeba hano udumbwire SCOVIA yavuze ngo abanzi banjye bifuza ko mfungwa hanyuma bamwe bahita batangira gutekereza byinshi atese SCOVIA kuki wahise wishyiramo ko ufite abanzi benshi bifuza kugufungisha ese hari icyaha wakoze cyaba cyatuma ufungwa tubwire kiriya cyo wagifashe gute kumva arigendeye atari ko abanzi banjye abifuza ko mfungwa atabanzi banjye ndabaramukije urumva umuntu iyo azwi aba afite abantu bamukunda n'abatamukunda umuntu utagukunda kwifuriza kukubona mu bibi cyangwa kubona uri down cyangwa uri hasi ugukunda kwifuza kubona uri up cyangwa uri gutera imbere rero kuba SCOVIA hari abantu bakifuza ko yakaba yafunze ntago ari inkuru nuko abantu baba badahari nkanye nk'umunyamakuru kuba niba se SCOVIA muri ino rubanza rwa Prince Kid byaragaragaye asa nkaho hari ibintu byinshi azi kuri ino dosiye abantu batifuza ko ibyo bintu bivugwa barajya muri side y'abanzi be abifuza ko abivuga barajya muri side y'abamufana n'abashongerezi kuko kuri social media ntago kuvuga ngo abantu barumva ibyo mvuga bivuze ngo barankunda cyangwa baramfana habaho abantu baza kumva imva kujya baruhuka umutwe wabo bamfata nkaho ndi kubashimisha rero ntago ngiye nayifashe nk'inkuru kuko umuntu uriho kwisagoma guhangana n'imbaraga ebyiri z'abamukunda n'abatamukunda bamwanga kuko iyo noneho bageze kuba wabuzwi cyangwa uri muri position yo kuba uvugwa cyane uko byagenda kose abashaka kugwa hasi baba benshi cyane igikenewe nuko wakore ibyo akora neza akiyambaza Imana kuko Imana nirwanira umuntu naho abantu badashoboye kurwana abo banzi barabakorwa n'isoni kuko ntabwo umuntu yagira icyo gukoraho ubwawe utagize icyo gikora cyangwa Imana itakurekuye hanyuma wowe ni umubyeyi ufata gute SCOVIA twamenye kuva kera cyane akiri nkirizo no kwisanga n'ahandi nagiye nkora mu ijambo rimwe SCOVIA ni umwihirinzi kandi iyo uri umwihirinzi birangira usucceedinze nicyo nakubwira hari ikintu wakomeje hari n'amavunwa iki kibazo uri kuvuga ngo hari ibitavugwa hari abantu bakubita hasi bakamena umuceri ejo bundi hari byinshi yatangaje kuri ruriya rubanza rwa Prince Kid ndetse kuri Twitter bamvishe neza Simba hariko hari abakuraho amakuru bakashyira kuri YouTube we avuga ko nawe hari nta makuru navuga afatika Bundi kwisutse kase usetse gutyo mbwira icyo urusetse kubera mvuze ngo amakuru afatika se none se unaza nkakubwira ibintu ntagazeho ngavuga ko ari amakuru niwe wabivuze
nari nkubajije nyine icyo mubwira sibyo we yaravuze ati ni njyewe rwose azi ikintu gikenewe mu Rwanda ati biriya bintu natangaje ati biriya bintu natangaje ati nanjye nuko nabyumvishe donc asa n'ubitera abandi nk'uko twese twabikora njyewe nanjye wambaza ati se Sandra ibintu ni nanjye nibyo numvishe kandi njyewe already wamugani namaze kubitangaza yari yakubise operation kabisa wamugani waba bivuga ngo operation ewa ni kakayingira ngo arabibonye none se undi tiyasetse wumva bino bintu nimbivamo nzajya mbireba nseke kuko urumva hari icyo bita accuracy gutangaza ibintu uzi neza ufitiye fact ntabwo ari nko kuvuga fact wazikuye cyangwa ibimenyetso byawe bikuye kuko birabuze kuvuga source. Accuracy ni ukuvuga ngo niba nzi ko Sandrine ari kubaka etage mba naragiye nkayireba nkanayifotora nkahagera nkareba propriétaire nimero Sandrine ni iki iyo nje hano ndavuga ngo I'm sure boss mudahima rwaka etage Kanombe ibyo ngibyo accuracy mba nyifite none ninzano nkavuga ngo nzi ko boss mudari kubaka etage cyo wazambaza ngo oya ngo nari narabyumvise nyano ngo namwe mufate gutyo uguzi abo dusavinga harimo abantu bafite ubwenge kuko mu dusavinga abantu bose ntabwo bafite ubwenge buhambaye hari abatazi nibyo tuba tuvuga abazi ko twanasaze ngo wenda ngura agatwiko nyine bafite uko badukarasa nibo babizi ntabwo ari ngiye utanga uko dufatwa awo muntu iyo harimo nk'umuntu ibazo ufite nka PhD mu itangazamakuru akakubona wenda yakwemeraga uvuze ngo umwami mwifate gutyo ngo nta hantu nabikuye ko ejo ukazavuga ati tubya bintu ntabwo byari byo icyakora n'icyaraseka akihanagura rero ni byiza nyine ko umuntu yavuga ikintu ari shuwa iyo utayishura avuga ngo nanjye mu bivugwa ntabwo byishyiraho. Abacamanza bavuze yuko abanyamakuru cyangwa se bitangarizwa kuri YouTube akenshi ababitangaza bamwe babitangaza baba batabizi cyangwa se baba batarukuri ndetse aravuga ati ngiye mbahaye inkuru aho yari yavuzemo navuga ngo ama operation agiye atandukanye wa mugani abamisi bagiye batandukanye abavugaho ibigiye bitandukanye nanone sibyo buri mu misi amuvugaho ariko ari kuvuga uti ngewe ubwo mubifata uko nguko nyine mubifate nk'aho atari ukuri atari ko ngiye mbahaye inkuru kiriya kintu cyakiriye gute ubwo mereye ku mucamanza uriya perezida uyoboye inteko iburanisha ntabwo ari biza kuvuga ngo aba-YouTube bavuga ibintu uko babishaka kuko abantu bize psychologie bazi kote ivuga ngo la généralisation est une erreur de logique ku generaliza na amakosa y'imitekerereze cyangwa se ntabwo ari byiza kuvuga ngo abantu bose uravuga ngo runaka kuko YouTube mu Rwanda dufite zikora neza zirenga 100 rero kuvuga ngo YouTube itanga ibihuha ntabwo byagorana ntabwo ari byiza kuvuga ngo aba-YouTube bavuga ibyo bashaka ntabwo ari bose kuko aba-YouTube bose ntabwo bavuga ibyo bashaka hari zimwe muri YouTube zo mu Rwanda hari nigeze ushobora gusangiza kuri mu Rwanda ariko ari abanyarwanda bazikorera aho baba ahandi akaba yavuga ibintu uko bishaka ariko hari aba-YouTube bakora neza mu Rwanda bavuga ibintu uko biri bazi gushaka amakuru neza naho SCOVIA ntabwo kuvuga ngo abahaye amakuru akoresha icyo bashaka ni ngombwa kuko urumva yarimo asubiza impunyenye za wa mucamanza ngo abantu bazavuga uko bishaka ni ngombwa kugaragaza ko wafite fact afite amakuru yikuriye imbere yahagazeho naye mu ndayisi nayavuga hakagira abayatwara nka hatariyo niho hazava wa mucamanza avuze ngo aba-YouTube bavuga ibyo bashaka ni byiza kwa access mukavuga ngo GASARO TV inkuru zicaho ni impuha cyangwa nizo channel the choice live ivuga impuha cyangwa ivuga iyi ngiyi ivuga ibi hanyuma ukazafata sample bango ariko hari channel zikora neza bavuga ibintu uko biri hakaba n'izindi zivuga ibintu uko bishaka kuko ntabwo ari byiza ku generaliza rusange nta rusange ibaho umuntu abazwa ibyo yavuze ku giti cy'umuntu abazwa ibyo yakozwe SCOVIA rero ntabwo agomba kugira impunye zo ngo mufate ko mishaka kuko yari afite amakuru yizeye nyine agomba guhagara ku makuru yakayavuga no mata how tanze inama nziza cyane ejo bundi ikibazo cya nyuma nabwo mutabazi yavugaga ati harabona bonye batangiye kuntwerera abana kire cyo cyakiriye gute ugasanga wenda umugani mpamagaye umuntu arajashinjije umuntu ati pundite yaneye inda ugasanga rimwe na rimwe mbese ni amakuru n'undi yagatwiko
buriya muri showbiz amakuru agaruka ku muntu nyine uri kuvuga muri iyo minsi, kandi nawe wowe iyo uri kuvugwa haba hari ibyo yavuze bitari byo kugira ngo wamamare. Kuko byakugora cyane mu Rwanda kubona umuntu atrendinga icyumweru kwezi ari kuvuga ibintu biri byo. Uzakore research urebe, kuko abantu bavuga ibintu wenda tuvuge nk'imigabo n'imigambi ya leta ku macano ntabwo zirebwa cyane, hanyuma uwo muntu uje akaza akavuga ko Mutabazi yamutenda ararebwa. Rero Mutabazi nahame hamwe atwererwa ibintu nyine kubera ko yaje mu isi yo gutwika. Nahame kandi wumva ko agiye ntiyabibabwiye barabitubwiye ngiye noneho bigeze birakabije ngiye kwitabaza amategeko. Oya bira no gutwika nawe umva yewe amategeko se ni icyo cyaha azabagira azarega nde ko yakoze icyo cyaha. Biriya ni showbiz. Muri showbiz erega showbiz ntago ari ishingiye kuri reality. Showbiz you bring something, you say it to the people, you sell or you lose. Uzana ikintu gacuza cyangwa ugahomba. Showbiz uhimba ngo umukobwa akavuga ngo twararyamanye ndarijoro ryose ntacyo nkoze kugira ngo akure attention, ariko ntago bihita bivuga ngo peacemaker ndi important ndi kirembo. Oya ni showbiz. Ntago najya guhanga n'umukobwa musubize kubera ko ni Mutabazi ni izina rizwi muri showbiz rimaze kuba rifatika. Rero kugira ngo abandi bantu bagaragare bakare attention bagomba kumwurira, kandi ntago wamwurira bavuga ibintu bitari ibyo byo gutwika ibyo by'abana inzu ngo ari kubaka. Ejo bundi uzabona avuga ati wenda tusuye wabo dore papa wa Mutabazi dore mama we dore mushiki we. Biriya ni showbiz. Showbiz ni kurikorwa n'akagira abantu bayifata nk'ibintu biri personal, kuko uriya mukobwa ntazi Mutabazi ntamuzi. Ntabwo biri personal, kiretse umuntu ukuzi neza niwe waza akakwataka bikaba ikibazo. Ariko umuntu avugira aba ngo unahuye n'umwana wa Sandrine yabyaye ku ruhande ntago ari ikibazo, wijya kuburana bireke. Ni kuko showbiz uzana ibinyoma byafata ugacuruza. Nari nacyo nakubwira inzego z'ubutabera zo mu Rwanda ntizikabona ibyo muri showbiz zishaka kubigira nk'ibintu biri politike cyangwa ibintu by'amategeko. Bareke nyine abantu bazane ibintu barangaza abantu bananiwe baruhuke, bafite depression baruhuke, ahubwo internet bayigira make cyane, smartphone bongere bazitange. Abantu bafite twa matushe babone smartphone bagere bagize nkuza aba Mutabazi, abantu baruhuke ba entertained cyane, kuko urona iyo abantu batera imbere cyane depression yongera cyane nagenda gakabije no kunanirwa cyane. Ukeneye rero ibintu byo ngo Mutabazi umuntu yazanye umwana urayireba ukaruhuka. Abantu bareke showbiz nyine itera imbere cyane, kuko niba tugezaho Diamond avuga ngo afite abana 6 ngo nta gihugu adafitemo umugore, ni showbiz. Tukagero tubona kimuka dashyani ngo nakanya West ngo babayeho ngo ameze 12 batabana mu nzu, ngo umwe ngaba mu nzu y'ukuruhande undi ku ruhande, ari ikinyoma kugira abacuruza. Na hano ibinyoma babizane bacuruze, ikibi no kwinjira wenda muri privacy y'imbere cyane, ariko iby'amazina kuvuga ngo umuntu yabyaranye na runaka byose ni ibintu bikomeye, ntago bikomeye cyane. Mutabazi biriya nawe nyine ni showbiz arabizi, yaje mu isi azi neza, nta kibazo yabigiraho kuko umunyamakuru akoze iriya nkuru ni inshuti yanjye ndamuzi, ntagatwiko kandi na Mutabazi arabizi. None se ubundi iyo yura bitaba hari yari kuza akavuga ikiwe kagomba gusubizanya n'ibyo bintu byose byabaye kugira ngo showbiz iryo nyine. Yari punditi ni ibitekerezo byawe kandi byiza, twigiyemo byinshi, nzi neza ko n'abadukurikiye hari abafite icyo bigiyemo. Urakoze cyane, hanyuma ubaha na adresse abagushaka. Ntabwo nabaha adresse zanjye kuko ndakambahizi zivuro The Diamond Smile Dental Clinic ni 0786707287 ubwo bazajye kwivuza nayo izanjye zo bazajye bakomeza duhure kuri imihanda nta kibazo. Abakeneye serivisi za social media abo bangana kuri Instagram @pundit250 no ku mbuga nkoranyambaga zose, cyangwa nimero muze kuzishyiraho nta kibazo kuri mu kiganiro. Ariko ubwo bambaza bya social media pana kumbaza iby'ubusesenguzi, mukumbaza amacano ama Instagram kumanitsa amapini apana, kuko showbiz yenyine bangiye ikanira ubwoba. Barakoze cyane. Barakoze cyane. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye?
iyo ni swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @swatas no kuri 0787 Swatas, in your services. GASARO TV. mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka, ni abahanga pe. nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane.